Yesu amaze kugaburira imbaga y'abantu mu butayu, aherako ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba kuba ari wenyine, naho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba kuko umuyaga wabuturukaga imbere. Nuko ujya gucya aza abasanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja bakuka umutima, bati nibaringa. Bashira ubwoba, niko kuvuza induru. Ako kanya Yesu arababwira ati nimuhumure ninjye, mwigira ubwoba. Petero niko kumusubiza ati Nyagasani, niba ari wowe tegeka ko musanga ngenda ku mazi. Yesu ati ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yesu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba, atangira kurohama. Nuko atera hejuru ati Nyagasani nkiza. Ako kanya Yesu arambura ukuboko aramusingira ati wamwemera gato we, ni iki cyatumye ushidikanya? Nuko bageze mu bwato, umuyaga urahosha. Abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati koko uri umwana w'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yitwa Muhawenimana Gaspari, abandi umukristu wo mu muryango remezo Saint Paul, muryango remezo ya Murinja. Kuri iki cyumweru cya 19 gisanzwe, ikintu ahanye masomo ndetse n'ibyo tujabiteganyije uyu munsi. Cyambere cyo mu isomo rya mbere, aho batubwiraga umuhanuzi Eliya yerekeza ku musozi w'Imana, umusozi Horebu, aho yageze akajya mu buvumo, akaza gutegereza Uhoraho, yibwira yuko ari buze kubona mu bintu bihambaye, ariko akaza kubonera Nyagasani mu kayaga gahuhera gakeya gatuje. Natanyemo rero yuko iteka Nyagasani atagaragara mu bintu bihambaye, ahubwo no mu bintu biciye bugufi, ubuzima busanzwe buciriritse ubwo ari bwo bwose Nyagasani mwahuriramo. Si ngombwa kumutegereza mu bintu bihambaye, cyangwa se no kuba wenda natekereza yuko nzahura na Nyagasani ari uko nakoze ibikorwa n'ibi wenda bihambaye, kwibabaza bihambaye, ahubwo no mu dukorwa duto duto muriramo na Nyagasani. Muri iryo somo aricyo kintu natahanye. Noneho rero mu Ivanjili batweretse ukuntu Yesu yari arimo asezera abantu, yari amaze kugaburira, agasigara rero mu gihe arimo basezerera akabwira intumwa kuba zigiye mu bwato zikaba zambutse, ariko izo ntumwa zageramo mu nyanja mo hagati, inyanja igakomeza akazamo umuhengeri. Noneho bakaza kubona Yesu agendera hejuru y'amazi, bakabanza kumwitoranya. Ariko noneho Petero akavuga ati niba ari wowe Kristo utegeka ko nza agenda hejuru y'amazi. Rero Petero akagenda hejuru y'amazi, ariko agezemo hagati arashidikanya. Mu by'ukuri inyanja ubundi ivuga indiri y'ikibi, aho se ikibi aba aganje. Iyo uri kumwe rero na Yesu ubasha gutsinda ibyagutera byose, ibyakubangamira ibyo ari byo byose. Mu buzima bwacu rero nabwo bwa buri munsi, igihe tugira ingorane zigiye zitandukanye, akaba igihe rero
nk'uko Petero yageze ngo ari kugenda hejuru y'amazi, yageze igihe umuyaga uba mwinshi cyane arashidikanya atangira kurohama. Natwe rero hari igihe duhura n'ibigeragezo mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugatangira gushidikanya yuko Yezu adahari, bityo natwe ugasanga tugiye wenda kwishakira ibindi bisubizo ahandi, ukaba wenda wakishakira ibisubizo mu buryo bwanjye. Icyo nanjye rero ni uko byagenda kose, uko byaba bimeze kose, ingorane nahura nazo mu buzima izo ari zo zose, ngomba kurangamira Kristo, hari naho naba narateshutse wenda bigatuma njya kure ya Nyagasani. Ni igihe cyiza rero akanya numva cyo kongera kurangamira Nyagasani, nk'uko Petero yahamagaye Yezu ati ntabara, nanjye ndumva rero ngomba guhamagara Nyagasani mu buzima bwe bwose nambayeho, amusaba akantabara nanjye mu buzima bwe bwose. Ikindi wenda muri Zaburi ikintu natoyemo ni uko ubuvunyi bw'Uhoraho buba hafi y'abamutinya, maze akagaragariza ikuzo mu gihugu cyabo. Numva rero byampaye imbaraga zo gukomeza kwizirika kuri Nyagasani, umutima Uhoraho, bityo bikazanira ikuzo igihugu cyabo. Ikindi kintu natahanye uyu munsi ni uko urabona Eliya yagiye hariya yari arimo ahunga bitewe n'uko yagaragaje ukuri muri uko kugaragaza rero ukuri, ashinza ikinyoma, niko navuga, abahanuzi ba Behali ndetse bakaza no gupfa. Icyo natoyemo nacyo ni uko ngomba guhagarara ku kuri, n'ubwo bwose wenda abanyabinyoma baba bari benshi, ukuri kwatsinda ibinyoma byinshi aho byava bikagera hose. Mu by'ukuri amasomo y'uyu munsi yari arimo ibintu byinshi, ariko ibyo ni muri bike navuga. Murakoze. Nitwa Gerardine Mukamusoni, aba ndi mu muryango remezo Saint Paul, muzamiryango ya Murinja ya mbere. Icyo nahanye kuri iki cyumweru cya 19 ni uko icyo dusabwa ari uguca bugufi, ucisha make mu byo dukora, hanyuma tukihereza Imana kuko ariyo idushoboza byose, ariyo yikorera. Nkurikije hariya uko Eliya yari ayitegereje, yo rero yaje mu muyaga ucishije bugufi, uhuha gake, nta byacitse. Nahanye ko ku Mana nta byacitse, kuko ibintu byaba bikomeye kose nta bijya bikomera ku Mana. Iyo ikorera mu mutuzo kandi igakora ibizima igihe cyose. Ivanjiri rero nanone icyo ntahanye mu ivanjiri ni uko ntagomba kugira ubwoba. Aho naba ndi hose, haba mu bigeragezo, haba mu ngorane zitandukanye, ntabwo ngomba kugira ubwoba, kuko ndi kumwe na Yezu. Yezu ntabwo ajya adusiga, ntabwo ajya kure yacu, aba ari kumwe natwe mu buzima bwacu bwose, kugira ngo aduhindurire ibyananiranye, kugira ngo adushoboze ibyo tudashoboye. Murakoze. Yitwa Imenagano Kizito Neri, naye nkaba ndi wo mu muryango remezo wa Saint Paul. Rero icyo ngiye numvishe mu ivanjiri ni uko Petero yabonye Yezu ari kugendera ku mazi, amusaba ko nawe yayagenderaho, kubera kwemera kudashyitse ahita arohama. Yezu aramuhamagara. Rero icyo nakuyemo muri iyo vanjiri ni uko tugomba kuba dufite ukwemera kwinshi, kandi situgira ubwoba kuko tuba turi kumwe na Yesu. Wakwibaza nk'umwana wumvishe ivanjiri y'uyu munsi, ugiye kubana gute na bagenzi bawe? Yewe nzabana neza na bagenzi banjye, bafashe kwemera no kwizera Imana, kandi bigisha no gukunda bagenzi babo. Murakoze. Nitwa Byukusenge Jean de Dieu, umukristo w'umuryango remezo Saint Paul, umuzamuryango remezo Saint Michel.
murakoze. Ati ku cyumweru cya 19 ubundi mbere na mbere y'umukristo aje mu misa ubundi icyumweru kiba agomba kuyitegura gute? Icyumweru cyagombye kuba gitegurwa kuva nibura ku wa gatandatu nimugoroba, akaba yiteguye ko azajya mu misa. Akenshi umukristo mwiza n'ufite na Bibiliya iwe mu rugo, cyangwa se hari n'abifashisha telefone. Cyane cyane nkatwe rero usanga hari n'amasomo twoherezwa kuri paruwasi, amasomo ya buri munsi, ndetse nayo kuri icyo cyumweru aba yasomye yanyujemo amaso yuko yo aba yabonetse mu rukerera cyangwa se nimugoroba. Birafasha cyane rero iyo umukristo agiye mu misa, ya masomo yongeye kuyarebamo yanyujemo amaso, ndetse hari n'ubusobanuro aba yabonyeho, n'akagira ukuntu abizirikanaho, akaza kugira n'inyongera rero mu kiliziya aho umusaserdoti aza gusobanura aho yishimanye n'abandi bakristo bose, no kumva ko yizihiwe neza. Kandi koko ni byiza ko umukristo yajya nibura mu misa nibura rimwe mu cyumweru, ko iki kigo kigenda kuzatangira ikindi cyumweru azatangira yumva ameze neza. Tugira amahirwe nk'abakristo, tugira abatagatifu twiyambaza, ariko by'umwihariko ubundi umukristo uvuye mu misa hari icyo utanye ku mutima, ubu bisangiza gute cyangwa se iki cyumweru evanjiri iguherekeza gute? Iyo evanjiri hari ikigufasha, iragufasha uti muri cyumweru ni iki ngiye kugenderaho, ni ikintu nakuyemo cy'ingenzi kiramfasha iki muri iki cyumweru nahagijwe, ariko noneho iki cyumweru ndacyitwaramo, bikagufasha kuko icyumweru kijya kurangira umuntu yaratangiye kwinjira mu buzima busanzwe, agiye kuzagwa none akajya mu misa no mu kindi cyumweru, bikagenda bikurikirana byanshena, ukazasanga mbese byaje kumugira akamaro. Biba byiza cyane rero iyo ageze mu rugo akaganiriza n'abandi b'abana uko ku masomo basomye kuri uwo munsi, ndetse n'abatagiye mu misa n'igihe barimo baganira akagira ikintu abwira ku muntu utashoboye kugerayo. Ntacyo byari kumariye rero ubyiheranye wenyine, umuntu w'inshuti yawe rwose mukanaganira, wari uzi ko ese tw'icyumweru cyatangaye, uzi ubutumwa bwiza twabonye uyu munsi, isomo twabonye uyu munsi, noneho padiri yaduteye agashyi. Igihe rimwe na rimwe usanga umupadiri umusaserdoti avuze ikintu rwose ugasanga ni ikintu utakwihererana, mu nyigisho zabo bagiramo udushya twinshi. Utwo rero natwo biba byiza ko ubisangije abandi, utabiheranye wenyine. Ukwemera guke kwa Petero tuguhuze gute no mu buzima busanzwe? Natwe tugira imyengeri myinshi, tugira rwose ibintu muri iyi si turimo, tugira ibintu byakunze kuba biduca intege, tugira no mu mikoro yo mu buzima busanzwe, ugasanga tugiye kugira kutizera Imana cyane yuko yadushoboreza byose. Ariko nk'uyu munsi byabaye byiza ko twatanye no mu ivanjiri kugendana na Yezu muri byose. Petero rero n'umuntu mwiza akagombye kuba Petero yitwaye nk'uko natwe twitwara mu buzima bwacu busanzwe, ariko noneho iyi vanjiri ikaba byatwongera kutumara ubwoba, twakongera kugendera muri Yezu kuko ashobora byose. Urabona yagiye kurohama, ariko ntabwo uko byagenze. Natwe akenshi tugera kure ukenda kurohama, ukenda kunyerera, ukagira ute ukagaruka, Mana yanjye n'ubundi ko ari wowe ubeshijeho. Nzi yuko igihe cyose turapanga ejo hazaza, tugasanga ntabwo dufite icyizere cy'ukuntu tuzabaho, ariko umunsi uvaho undi ukaza kubera Imana twiringiye, kuko ibindi byo kwiringira byo byaba ari iby'igisubizo cy'igihe gitoya. Hamwe n'Imana, hamwe n'amateka y'ubuzima twagiye tunyuramo, na experience twagiye tubona umunsi ku munsi, tubona yuko Imana ariyo itugeza ku bwa nyuma, ihaza ibyifuzo byacu, dufite ibisubizo tutanakekaga. Kuri gushidikanya kwa Petero huye cyane n'ubuzima bwacu bwa buri munsi aho tuba. Wenda reka ntange ingero nkeya, ariko sinze kugira wenda nkomeretsa. Dufate nk'urugero, ushobora kuba uri nk'umuseribateri ugashakisha umuhamagaro ukabona biri kugenda byanga,
wageraho ukavuga uti ariko Nyagasani urabona rero umugabo wenda ndamubuze waca inzira ya bugufi nkibyarira akana sinzahera mu rugo nta n'akana mfite mu icyo gihe utangiye kuruhama ukagira ubushidikanya ukavuga uti menya hari Imana yarananyibagiwe ushobora kuba tuvuge wenda uri gukora bikanga n'ibiki byose noneho ukagera ukabona uburyo wabona uko wongera wenda ukubona izindi nyungu ariko zidaciye mu mucyo aho uti Nyagasani none ntabwo ntagize noneho rero reka aya mafaranga wenda tuvuge niba ari ruswa wampaye cyangwa ari ruswa nsaba gutanga kugira ngo bigende gute kumva ushatse kubitanga ariko ubundi wamara kubikora ukabona bikugejeje kure kubi n'ubundi icyo gihe muri rino somo twasoma uyu munsi ukongera uvuga ko Yezu ahari n'ubundi umusanzu arongera akagutabara kwemera gukira kwa Petero ko tukugereranya n'ubuzima busanzwe ni kwa kundi ugera ahantu ukabona biragushobeye ukabona ahari Imana cyangwa se asa n'ukuri kure ugashidikanya ukavuga se ko mbona noneho bikaze cyane ko bigeze ahantu hakomeye ahari wakishakira ibisubizo uko kujya gushaka ibisubizo niho bivura umuntu nyine kurohama niko rero nagereranya n'ubuzima busanzwe ariko igihe wageze aho ngaho inama nakugira ni ukongera ukareba Yezu uko urebye Yezu akuvanayo kandi ukabasha kugenda hejuru ya bya bindi byaguteraga ubwoba kuko nigeze kuvuga mu kanya kurohama mu nyanja inyanja n'isoko y'ikibi bityo kibi rero cyakugwiririye ukegera Yezu abasha gutuma ubasha kukigenda hejuru n'ikibe kikurushije imbaraga. Ivanjiri y'uyu munsi igere mu miryango yacu gute? Ivanjiri y'uyu munsi igere mu miryango yacu gute? Navuga ngo mbere na mbere twebwe ababashije kuyumva ntitubeho turi abantu barangwa n'ukwemera utajegajega kwa kundi tudahindurwa n'ibihe uko byaba bimeze kose bityo nitubasha kuba turi abantu bemera mu miryango yacu bazatureberaho nabo bakomere bavuge bati ubwo papa wacu nawe tubona muri bino bihe akomeye ari kugaragaza umuntu ukwiye w'ubukristu natwe reka tumukurikize ariko hakabaho nanone kwicara nk'umuryango abantu tugatekereza kuri ino vanjiri n'amasomo yadusigiye kugira ngo twese twumve iryo somo nyine ryo kugira ukwemera gushyitse tutahindukana n'ibihe by'ibigeragezo n'ibihe by'ibibazo uko byaba bimeze kose. Muri iyi minsi hari abakristo batakitabira imiryango remezo impuzamiryango remezo by'umwihariko amakoraniro matoya abakristo uyu munsi uwo muhengeri ntabwo baba baraguyemo ese bawuvemo bate? Umukristo ugenda wenyine buriya aba ari mu kaga hari mu ishyamba nabigereranya nka kwa kundi mu ishyamba intare zikunda guhiga iyo zigiye gufata nk'imbogo ziratonka akagiye konyine imbogo intare ihita igafata ubwo rero umukristo utaba mu muryango remezo umukristo utaba mu muryango wa Gisiyo Gatolika cyangwa se imiryango mishyashya umukristo aba ari mu kaga uzakurikira kino kiganiro wenda akanyumva namugira inama yo kuza akisunga abandi bakagendera hamwe kuko iyo ugiye kuruhama abo bakristo muri kumwe barakuzamura kuko urababwira uti ubu ndumva nagize intege nke aha bakakugira inama kuko nawe abantu ushaka kuba abarigeze kuhava bakahava cyangwa se bakabasha kuharenga bakakubwira n'inzira uko byagenze kugira ngo baharenge. Nababwira rero ngo nibagaruke kandi niyo baba baragize ibyago wenda bakajya mu bikorwa byabajyanye hanze ya kiliziya bijya bibaho haracyari amahirwe Yezu ari guca impande yabo nk'uko Yezu yaciye impande y'ubwato bwa Petero n'abigishwa burimo kurwana n'umuhengeri Yezu nawe rero ari guca impande yabo kugira ngo bamubone bityo bagire ubutwari bwo kumubwira ngo Nyagasani ntabara nabwira ngo nibabwiye Nyagasani abatabare abavane muri icyo kibi baze bongere bahure n'abandi kugira ngo bagendere hamwe n'ibyo bizatuma bagenda. Murakoze.